batabona urimo kurya ikinyuguti ngo tuvugiye rimwe umuntu w'umugabo bavugaga ngo njye nigira mabuja urumva yazanye ibintu byo kuvuga ngo abantu ntibavugira rimwe ngo no kujyana ikinyuguti ngo cyangwa ugatega ukatinda iki nabo babona ukuntu ari we buye oya ariko ibi ni ibintu binabaho ngo yihishe nyine oya ibi ni ibintu binabaho sibyo oya tubyihorere tega nkwe reka nkwereke tubyihorere noneho guys cyakora nanone kandi ntabwo dukatinga iki kubera ko urimo konsebya urumva ntacyo twakatinga hello urongeye kandi okay umwamuhaye ijambo oya okay mbere na mbere reka twizere ko mumeze neza iminsi yari ibaye myinshi yaduhugiye mu tuntu n'utundi wenda turaza kubabwira mbese iyo kudatuma asuhuza n'ubundi ariko gusa harya n'ubasuhuje kandi muri comment ngo hello gusa ntabwo nabwiye ko ingere Aaron and Sonia muri comment twarabibonye bamwe bavuga ngo ajye areka kwiharira ijambo nkuko nabyo twavuga ngo ninde wiharira ijambo nabyo yarabibonye twavuze ngo niyo yaba umuntu muri butere comment akavuga ngo uwiharira ijambo n'ubituretse mwavuze ngo ajye abanza mu mukunda kundusha ngo ajye abanza basuhuze kandi n'undi mbonye wari ushatse kubanza nese bazabindekera cyatubimurekera ngomba kubindekera nkajya mbasuhuza reka ntacyo tuzabimurekere niba ari icyo umwana ashatse n'ubundi uramuharira ndi umugore mu rugo kuba uri umugore n'ibikoko uri umwana kuri njye ndakuruta ariko ndi umugore mu rugo ntabwo kuba uri umugore n'ibikoro ko nkuruta icyo umwana ririye kunduta ibi byavuyeho noneho nizere ko mwari mumeze neza natwe twari turi aho twari duhugiye mu tuntu n'utundi wenda tuzabereka twashatse kubavloginga si ubwo ko wayuye nka data bukwe cyangwa amaboko bakubonye ubwo bakubonye wayuye babifata gute kubigize inama yego kugitare uziko bashobora kugira ngo ni inzara umuntu yayura kubera inzara umunaniro aho n'ubundi ndashonje genda muri yakashoko twashatse kubavloginga twe turi busy nyine mu bukwe uyu mugore yari yarabaye marene yabaye marene mu bukwe bwabaye ntabwo muzi ibintu byambayeho nabaye marene yabaye marene ubwo urumva niyo mpamvu twari duhuza urumva iyo umuntu ari marene kugura utuntu n'utundi kwirirwa agendagenda nyine umuntu aba ahuze cyane kandi nanjye nk'umugabo we bari hafi aho wumva icyo cyizere kingana gutyo nyine abantu baba bakugiriye kandi wumve ngo twe twaravuze ngo muri njye nawe ninde uzabanza kuba marene cyangwa icyo ngicyo naragitsinze nyuma yo kugitsinda ariko nakoze n'utubara dukeya ariko rati impamvu ngiye nabonye impamvu yananze naranamubwiye tushobora kuzananga nuko abakobwa akenshi nibo bagenda mbere kandi niba bafite inshuti z'abakobwa urumva ziba zigomba kuzashakwa mbere y'abahungu banjye gusa abahungu banjye abo tuziranye bafite gahunda ni bangahe ko ari nk'umwe ku ijana umva cyakora niba ari ikintu nzi yari yahiye abantu bose babwiye yuko agiye kuba marene umva ashaka ko hanaza mubanza n'abatazi n'umugeni oya reka mbabwire rero ukuntu byagenze urumva ngiye barambwiye ngo mbe marene wabona waranakotoye ubundi uko nari ngita umva kuko njye nakubonye muri dote ni ukuri ntabwo ntagize uko nari nshoboye n'ukuntu nari mbizi ariko nishimukana gato ariko gakototse wabona ari kinini kandi ngo ni gato ntabwo ibintu byabaye tugere mu gutwikurura ibindi bintu byose byagenze neza tugere mu gutwikurura gutura n'utundi nadushyize hariya twa tuboro bashyiramo amata twitwambitse amata ubwo yagusanze ko tuba ari utuntu tumeze ukuntu niba banyweramo niba ari inkongoro ubwo ni inkongoro wenda simbyibuka neza ubwo nyine byose nashyizeho noneho reka tugere nyine mu cyumba aho batwikururira ndagenda nyine ngo ngiye gutegura abageni banjye ndangije mfata agatimba hariya ni agatimba n'ivara agatimba si agatimba se ni agatimba ni ivara si ryo mu mutwe agatimba ni karanundi oya ni ivara
akano se ikanzu n'isi ivara ni ikinyarwanda okay ni agatimba cyangwa se ivara we byagenze ivara urumva nyine bahita bayifata bakongera bakarimwambika mu busanzwe uko nabyumvisha ariko nyine mbaza ngo wakoze iki nararifashe ndariborosa umugabo n'umugore baroza ngo nose nabatwikire kandi ubwo ukuntu abageni bari feke yewe ubona nyine marena z'ibintu byose nyine urumva umugeni se nese unanugwebutse ko njye nawe wenda bakwambitse ibyo ngibyo nyine ntabwo nabyibukaga naraje ndorosa bose n'umuhungu rwose yimerera gutya yambaye azi ngo niko bikora umuntu wa mbere bageze ni emusi yarasetse ajya hasi numva ndasebye ndaseka nanjye ndapfa nta marene bari bafite pe nta marene ahubwo nzabeka iyo foto oya yakwica ubusa wamushyira nzaba nabahishe gusa bo oya bakwica gusa wenda bo okay ni ibintu byabayeho n'ubukwe buba bugomba kujya hanze wenda bukagaragara ariko gushyira hanze ikintu nk'icyo umva waba ubakotoje oya rata hari ibintu yikora nk'ubwira ati so oya ni umwana mubi reba wicishije nk'akantu aho yarakubwira ko ngo nakubwiye kabiri kangahe ko uri umugore ngo ujye ukora utuntu twose nambwiye ngo ni umugore agiye yitwararika nese rata nk'uwo arifashe ntacyo yifashe afata akantu ngo agashyira ye ngo karamwishe ntumbwe ati ajya atuza ni umugore yitwararika hari n'igihe ujya kumva ukumva ngo araririmbye aririmbiye hejuru ntumbwe ati akuzi ko bariya ari abakozi ujya ubimenya kuri mabuja nta gahenge abashaka umuremeze umuntu uri kuri parede mwa ibyo mbimubwira kugira ngo yijijisha wenda mu gihe hari abantu cyangwa se hari nk'abari abana uba ugomba atana nubwo baba banyumva ntabwo baba banyumva waririmbye oya n'akantu gatoya kose ukoze tuvuge ngo wenda wiririmbe nk'akaririmba ngo ariko ngibaze ngo umuntu ugufata nka mabuja ngo akaba arimo kumva ari kuririmba n'indirimbo utazi ngo oya ibyo byo ni umuntu wese ahita abyumva yuko rwose seriye cyangwa se tubyihorere urimo guhimbahimba utuntu ngo usebye oya tubyihorere reka nkwereke tubyihorere noneho guys cyakora nanone kandi ntabwo dukatinga iki kubera ko urimo kunsebya wumva ntacyo twakatinga okay guys ikindi kintu nababwira njye ndashimira abantu bakoze subscribe na comment kandi windira ikinyuguti aho batabona urimo kurya ikinyuguti ngo tuvugiye rimwe umuntu w'umugabo bavugaga ngo njye nigira mabuja urumva yazanye ibintu byo kuvuga ngo abantu ntibavugira rimwe ngo ni ukujyana ikinyuguti ngo cyangwa ugatega ukatinga iki nabo babona ukuntu ari we wiye oya ariko ibi ni ibintu binabaho ngo wihishe nyine oya ibi ni ibintu binabaho sibyo ntabwo nabyemera ubundi ukuntu bigenda iyo muvugiye rimwe umuntu murya ikinyuguti ukamubwira ngo uvuga umwenda wambaye ni ibintu duhora dukora umwenda cyangwa ibara wambaye ibara utambaye sibyo ariko kuko wenda mu kanya ari we wamfatishije tuvugiye ariko twavuze rata twavuze kandi oya ndi kuvuga mbere yuko tujya aryana inyuguti ntabwo yita ngo muri he ahita oya ariko nka gutya ntabwo bari kubibona ndabuze ati ntabwo kuki se washaka ko babihisha akanyewe ibyanjye wabivuze kana kabi gusa tego ntege si ubwo njye nawe si wowe se nanjye ndagukunda kandi ari njye ni we waranze cyangwa njye wagutanze ni njye wagutanze impamvu ariko nibyo ndi byawe ni njye wari ufite ijambo nari ndimo ndashimira ngo abakoze subscribe abakoze bivuze ati kandi n'abakoze like mumuvugira ngo urumva ko ari wowe wari ukoze rya kosa muca mu ijambo nyine wari uje kunca mu ijambo nk'uko babikubwiye ngo mvuga ngo mbere bishatse kuvuga ngo n'ubundi nari ngiye ibintu ni ugukunda abagabo mukanga abagore babo ni gute mu muhina mugiye mukari inyuma ngo ajye abasuhuza oya reka nkubwire birabyo nzabyemera nyine reka nkubwire twagize gutya nako
kare ndumva ariwe wamfatishije. ariko tukiri ubwo aho rero oya buretse tukiri aho reka nkubaze kino kibazo, ni iki kintu urumva cyagutonze tukibana cyangwa tugishaka? cyagutonze nyine oya gikoresha ikinyarwanda cyoroshye. cyangoye cyakugoye gute se? nyine ikintu utari usanzwe umenyereye nyine ibintu by'ibibazo twarabibazanyije seriye ku cyangoye se mu biki? cyakugoye nyine tukibana, nko kuvuga tukibana se ntabwo tukibana tutangira kubana. Yego shawurangora. ikintu nge cyangoye ubundi, ikintu cyangoye ni ikintu kivuga ngo oya hari ukuntu ugiye kubana n'umuntu abantu bavuga amagambo menshi bakubwira ngo urugo ruragoye bibiza, ukaza uzi yuko binagoye, ariko ngewe ahubwo wenda icyo kibazo nakibwirira ku bantu batarashaka cyangwa se n'abashaka. oya nyine reka mubwire, ntabwo urimo kumva ibintu ndakubwira. wowe uri mwabonye urugumi ntabwo urimo kumva ibintu ndi kumubwira. wowe uri kumbaza ni iki kintu cyangoye? ikintu cyakugoye kigera mu rugo, none utangiye kwigira inama abantu batarashaka, ubu uri kubagira iyihe nama? oya nta nama nabagira, ariko ikintu kimwe nababwira. ikintu cyakugoye oya ikintu kimwe nababwira. oya nawe waba uciye mu ijambo kandi ukinjemo ndagitekereje. oya wadusubiza ikibazo cyanjye, ntabwo izo nama ugira abantu bawe zibaye. icyo kibazo ni icyawe wenyine, kandi niba ari abashuti bacu, niba nabita gusa ni abantu bacu badukurikiranye, ni benshi kuruta wowe. gusa muri bakeya barimo ngiye ikintu mbere ko ahubwo icyo kibazo mbaje imisenekerezaho ni uko ikintu cyitwa gushaka. njye nashatse abantu bavuga amagambo menshi, biragoye, bigize gutya na gutya, ariko guys nta kintu na kimwe kigoye. Imana nivuga ngo tera intambwe umuntu wawe nguyu, cyakora ikintu nabonye kiba kigoye mu gushaka, gufatisha umuntu ugukunze, umuntu uvuze ngo Aroni ndakwemeye tugiye kubana. gusa amagambo ni amahirwe wagize, warantomboye. urumva ahubwo niwe wanomboye ibyo byo da. twese twaratomboye, ariko niwe watomboye cyane. oya buri gihe umugabo niwe uhora utombora. niwe uhora umugore mwiza nanjye wamukora. none bitinze atase mwabivuze. ntabyo bavuze ibyo byo ntabyo bavuze. kandi na mama wajya bimbwira. ni mama wawe nyine nese wawe mabukwe wanjye. cyakora reka njye mbabwire kuri icyo kintu cyo gushaka umuntu wese uzi ko atarashaka. reka mbabwire ni ukuri seriye namoje ikibazo none mva ibintu yigiriye. ikintu cyanonze se reka nkwereke ikintu cyangoye nta na kimwe pe. utari usanzwe umenyereye ubonye ukuntu kirakugoye. ikintu nutangira kwijijisha ndavuga cya kintu njye mba numva nta cyangoye, ahubwo ikintu cyari kungora. bamubwira ikintu cyakugoye. ikintu ngewe nzi wakimbwira. ikintu nzi cyakugoye kamaze nyikongore kandi mwana nyikongore ntabwo uri butumenye uvuga. kivuge twumva ariko nta ikintu cyamugoye. ni igiki? ni ukunywa jibu. urumva reka mubwire, cyakora reka wenda kuri ibyo ntabwo byangoye kuko ni byiza, ntabwo byangoye. ahubwo ibintu kereka iyo mbaza ngo ni iki kintu cyabaye gishya kuri njye. kuvuga ngo ndakonta ku mazi, urumva kuvuga ngo ndakonta ku mazi ntabwo bitewe n'ubuzima, wenda ishuri ryo ni kera haciyemo igihe, ako nk'akazi uba waragiye ukora wagiye unyura, amazi ntabwo ari ikintu wagombaga gutoranya. kuvuga ngo ahubwo wenda iyo umaze ngo ni iki gishya nabonye abasiribateri ukuntu njye nari mbayeho, wenda ahubwo n'ikindi wenda kuri ibyo kuvuga ngo kurya ntabwo ariko iyo umuntu ari umugabo cyangwa se ari umusore, iyo uri umusore ntabwo ari kurya saa sita na nijoro rwose. ibyo byo ku bantu babaye gato wenda igihe kinini wenda nk'icyo nayibayemo bo barabizi. ariko uziko iyo ubuze igihe kinini ugira ngo ufite nk'imyaka nka 40.
ubayeho muri ariko uko byenda kose iyo myaka 10 bura igihe cyose nabereye ku ishuri nubwo nabayeyo kera cyari ni kirekire none nyuma y'icyo gihe ubuzima bwa ghetto umuntu aba yarabayemo buriya ghetto nubwo njye nabayemo imyaka irenga 6 ubundi ni 6 n'igice gutya 7 ubwo rero iyo ubaye muri ubwo buzima wenda wowe nuko utayibayemo na rimwe ariko wayibayemo n'ukwezi kumwe cyangwa 2 ukamenya ngo utuntu uratwimenyana nibwo umenya ghetto ubundi ushatse wareza ghetto baranye imyaka 10 uzi tukirawe ikintu cyangwa nkigera hano ko mu tuntu twose batumbaza byarantonze n'ubu bigeze aho bandenganya pe ibintu byo kumbwira none se ngo turarya iki saa sita none se ngo cyakora nanone ninjye bagomba kubibaza nkumva kubera mu rugo n'imenyere ko ibyo bintu rwose hari ikintu nkumva barimo njyewe reka nkubwire ikintu mpora numva nabi sinzi impamvu ari byo bimbamo niba ari uko ari bwo buzima wenda nanyuzemo mbere yo kuvuga ngo dukore mariage nanyuze mu buzima bwo guca umuntu intege abantu twakuranye ikintu cyitwa mariage ntabwo bacyumva bumva ko ari ibintu bigoye bumva ko buriya hari n'ukuntu imana ishobora kuba yaguhamagarira gukora ubukwe kuko turabizi neza ko imana ifasha uwifashije ariko ugasanga umuntu we kubwe kuko imana n'undi yaduhaye amahitamo ikintu cy'ubukwe kiraje kibayeho kiri kuri imbere ariko ntukemere kuko hari ibyo wishyize mu mutwe babanza ikintu cy'ubukwe cyaramushimishije cyane oya njyewe kuko mu biganiro bye byose umva kuva amezi 2 agiye gushira 2 ku icuma zabashize ikintu cy'ubukwe ahora ari muri abantu batabyumva mushira umva kiretse wagira ngo cyakora reka mbwire nkivuga butumwa ibintu byose bisigaye byarabaye ubukwe nyine oya njyewe niba nabyita depression nagize kubera iyo tekereza aho umuntu akakubwira neza ukanga kumwumva yego ukareba ukaba watumbwa ndirukanswa n'iki usibye yuko wenda Imana yapanze ngo iki kigomba kuza begera runaka mu gihe nawe umutima wawe wabyemeye biraba ariko ikindi kintu kimwe ugasanga umuntu hari umuntu wambwiye ngo uti kuri ubu ngubu utariko nose n'ubundi ishakire biroroshye utanaguciye mu ijambo ntabwo naguciye mu ijambo wumva ko yamenye ubwenge aha bari banyishe ko umva ariko cyakora mwarakoze ari umuvuga ngo ibintu byose ni Sonia ibintu byo numva comments zigeraho muri 40 ati byose ni Sonia ni Sonia ni Sonia ako ngi bavuze iki sha mu mukunda wenyine mbaze kubibona harya bavuze iki ngewe ngo ni ngo asa nk'umuntu wito bamubatijeho nk'umunsi umwe gusa naramumungaruriye oya ariko rata mureke ariyenza reka mbabwire ikintu kimwe rata kimwe byekiniyiziho ari nako kuri umuntu nawe urabizi umuntu dushobora kugongana ku kintu cy'akazi kunengeka ndakeka mwese mubizi ukajenjeka kunengeka byose ni kimwe no nyine gushyiramo ubunebwe umva basi wabwishyiranamo wenyine hariya ariko ari akazi kaduhuza umva cyakora wona umenye ngewe nyawe da niba uri kuvuga nabi niba uri umva aho uhita umenya naye kukubaza ngo ntaguciye mu ijambo cyangwa umuntu ntabwo ari ngewe ariko mwamuretse akazisanzura umugani niyo kukubaza ngo nyine kera ukiri umwana ibintu byose wari uvuga by'uko nshushanyiriza nk'umukobwa wumvaga uzashaka ukuntu yari kuba nyine yumvaga azaba ameze ahantu ndi kubera fake rero uri kumbaza ikibazo runaka bakitanzamo akantu ko kwibwirira abantu banjye y'ukuntu subiza ibintu ndi kukubaza ni ngiye turimo kuvugana abandi babihorereye oya ngewe cyakora wenda usibye yuko ntazi niba bizahinduka ikintu cya mbere naraga mvuga naravuga ati ndashaka umugore umeze nka mama completely gutya umeze nka mama bishatse kuvuga ngo w'umwadeperi udasutse
wambara imyenda nyine kwanza w'umwadeperi kandi akaba ari umuntu ukora umuntu ushugurika umuntu ushobora gufata sayide ebyiri akaba umugore akaba n'umumama yego si ngombwa yuko umugore akaba n'umumama ikintu nishatse kuvuga si ngombwa yuko wowe wagiye mu bintu by'amakaragiteri ndimo ndavuga physical appearance kumureba gutya ngo nashakaga umuntu wenda w'inzobe se cyangwa w'igikara murebe se w'imibiri yombi wambara akikwiza ubwo ni karagiteri z'abadeperi zose ariko wenda kugira ngo akantu gasobanuke ko kuvuga ngo akaba umugore cyangwa umugabo nyine agafata inshingano urumva nshatse kuvuga ko ari umuntu waba wakoze cyane kuko niba narakuranye na mama ugukora kwe cyane nawe nakuboneraga nkanamubonamo umugabo se n'umugore nyine agakora birenze agakora utuzi tw'abantu babiri kandi ukabona ari kudufitinga ibyo rero bishatse kuvuga ngo nashakaga umugore ukora wowe ariko ngo ntabwo washakaga umugabo umeze nkanjye rata reka mbabwire yego kandi mbizi neza ugiye kubimvugira njye nakubwiye ngo nishakiraga umuntu w'imboga rataje kuntereta bwa mbere reka nanutse komeza ubisuboka kantu nyine kari keza we nagateyemo ariko kubona ngo agatuwafite nyine reka mbabwire umuntu njye nakundaga fizikali nishakiraga umuntu w'ikijeya urumva kibogari nyine mwiza no ku isura wa wundi nyine mugendana ukabona ni ifoto muremure cyane nkunda abantu barebare muremure nubwo nyine ndeka uko uri mugufi ase ako wa mugani hari abantu batubajije bavuze ngo tuzabakoreye ariko uziko mutazi ko tunafite amaguru we turatwica ariko buriya ikintu cyose kiba kubw'impamvu hari impamvu ariko turi kubyigaho turatwiyicariye ako usundi ubwongo video mu bukwe nibabonye yuko niba tubonye ndumva kandi ubifekesha ubuye tuvuga ngo barabonye ko dufite amaguru ese niba bizi nyine ko tuyafite nyine karakajoke karakajoke gusa guys mureke tubashimire cyane pe cyane reka mbereke ngewe impamvu mbashimira buriya iyo wifashe ugakora ugafominga platform yo kuvuga ngo uganire n'abantu ukabona abantu baragusapotinga muragendana buriya ubitangira wumva ari ibintu bisanzwe biraho ariko iyo ubonye uri gukora umuryango mugari abantu mukominikana reka nge sinabura kubabwira ko ari namwe mfura mu bantu tuziranye turi kumwe ubu nona ntabwo tuze ngo wenda hari igihe ibintu ubitangira ubikunze rimwe ukabivamo ariko aho byagerera hose imfura ni mwenge ubwo harya ni abahererezi abo hagati na hehe ubwo abandi bazaba baza nyuma ariko n'ubundi ni mwe mfura zacu mu buryo bw'ubushuti nuko so mwakoze rero gukurikirana aya makuru y'uyu munsi naho arangiriye turi murabyica ndi kubyica gute nani ningize nkaho nyine ndi umunyamakuru koko ndi ababifitishijwe ubwongo ni amakuru byari binjemo ko wari ufite weekend ayikwatse nyine mpita numva nyine binjemo kwigira reka guys mureke tubasezere tugenda ariko twumva twishimye kuganira namwe sinzi uko nababwira ariko nawe ubutaha turaje tunabapenda sana seriye turabakunda cyane kuko wenda namwe muzabigera sinzi wenda hari ababigerageje cyangwa se muzabigeragezeho gato murebe hagira ubikora urebe iyo ushyigikiye ukuntu biryoha iyo ushyigikiwe nyine iyo ubona hari abantu bari kugendana nta muntu udakunda kugendana n'undi ngo ubone abantu barakumva muragendana neza so rero guys we love you turabakunda cyane